Imana erega ibi sibyo byonyine ndabishira mu gifu ibi ndabireberaho filme sombwe ko ndabigiraho kuri TikTok fata ibintu bya Imana abandi bakubwa bari kuba iPhone Google Pixel amasaha ahenze nawe uraje ngo ibifranete haguruka aho ngaho mba n'undi munsi uzareba abantu yoberaho gute se bibi bimeze neza to ni nagutegereje nyine cyane nagize ntabwo uri buze natinze sha ntabwo watinze nyine gusa byo namukumbuye cyane nawe nanjye nayo ukumbuye look so beautiful beautiful merci ariko rumeze neza sameze nyine sha bitewe n'uburyo mukunda muri nawe ukumbuye cyane numvaga natari butuze utari wazi sabe nagukumbuye tu nagukumbuye wawe sha nanjye nuko nyine tu ndi kumva umutima uruhutse ese muri ubuzima hari umuntu wambabaza uhari ariko nanarwana mani nanjye njye napfa no kubwawe ndakunda cyane ku buryo twe twavuganye saa 8 hano uzi ko nahageze saa 5 nari nahageze urumva uburyo mba nabyegereje umutima ugomba kumbabara nyine ni ukwitegura urabizi ko abakobwa nyine dutsinda twitegura shamani nagukumbuye gusa ndagukunda tu kuba nagutindisha byo ubyihanganire mani urabizi ko uyu munsi ni wacu kubona ko bwije wamerekeje nyine urabona ko aka kanya sisi ushaka gutaha mwana nyine turagenda tuganira urabizi abakunzi mani twaguma napaka bwije ariko nyine nta kibazo ngari ubushake bwawe nari dushaka kugenda nawe ndakwiye ko ndakugeza hafi y'iwanyu nta kibazo naribe ariko sanga we kate mwana uyu munsi nyine ikambabwire uyu munsi ari muri shusho murabizi ko ari kuri Valentine turabizi ava nyine mwebwe ikambabwire kuba basingo ni akazi kanyu ariko mani wibuke ko gift is needed gift akose mani mva nyine nibyo gutanga gift mva njye nkubwira gift uri buze kumuha gift y'ururabo ruri fake nyine ukikirabo kiraho ngaho nyine oya ntawe uranyoheje gusa iyo gift mani y'icyatsi niyo waho umuntu udakunda umuntu wemera burya banyine umuntu ubundi gukunda icyo wamuha cyose aracyemera rero n'umuhu urwo rurabo narwo ararwemera mva nyine njyewe urwo rurabo nibwo ngiye kumuha nk'uko bivuze ariko se wamugane nk'uko uyu mujama bivuze ko wasanga ari bibi ntabwo ari bibi arega pazomba nabikubwiye oya si uko koko mbyemera umva nyine rata iyo kata niyo ni umuntu uyu nguyu ari kukoshya ubundi umuntu ugukunda icyo wamuha cyose umuntu ukunda nyine nawe agukunda icyo wamuha cyose yacyemera cyane rwose ariko se wamungana iyo nama niyo ugomba kubigenza gutyo ariko haka bitewe n'ukuntu umufata umuntu agufata nawe agira ukuntu agufata kuko umuntu ukunda niba wareba gift y'ibyatsi ngo niyo ugiye kumujyanira kandi uzi ko umukunda nese gift yenze niyo igaragaza ko umuntu agukunda byo wamunganye natamani pasi niyo pasi turi kumwe ibyo nyine niko bimeze ugomba kumwiciriritse ukareba kandi gukomeza kugukunda inama ngiriye niyo ariko haka wari kugenda muri shop ukashopinga gift ya nyayo remember it is we are in severance day I know Valentine I know ariko ntago bivuze ko Imana ifite igiciro cy'ejuru kari yatuma nyine aguha respect mwana urabizi lakini haka kumbuka hii ni siku ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ni lazima umpe zawadi
zawadi nzuri haka kandi uzi ko ndi inshuti yawe hapo sindio hapo siweza kukudanganyia oya aho ntabwo turi mudanganyika njyewe ngomba gukora ibintu binyuze mu rata uyu ko ari umukobwa azi iby'abakobwa bakunda cyane rwose rata mwana mvarata pasira reka twigende mani tureke Eric wari kutwosha Eric wewe uri kutwosha twigendere ariko bababwize kuri oya agenda umuntu ugukunda ariko twosha mwana kaze ngiye kurebera mu ahubwo mwana c'est Valentine nziza abantu bari singo nyenda basoje nabo nari bituraho nizere ko seraneguriye akamandi kumva mfite amatsiko yo kumureba niyo mana gusa nubwo subaraza ryari we ko yatinze Happy Valentine Day my baby. And you too bad. Nikumbye tu hayashize igihe kinini. Senda kwishimiye. Bakukaho kundi rwishamiye. Oya. Kanize karima. Surprise. Baby nyereka please. Amatsiko y'amatsiko n'undi yawe. Sibyo umva nyine bibo nyine kongerwa nta kintu urambwira utaranyereka iyo mana sibyo akose umva nyine n'ubundi ni yawe uyu munsi ni wawe uyu munsi rigano wawe nyereka kari byanjye please wari ahantu heza mwana ndakarabyo uko ndi ndabyo nzikunda mu buryo bugiye butandukanye harya sombwiye ko unkunda ko icyo nagwa cyose uko unkundira uko ndi utagendeye ku byo mfite yego gusa ayo magambo yose uri kuwivugisha naye oya nta kibazo nubwiye wari ikibazo uyu munsi ni w'abakundanye abizi tutamana long time n'ugiye ikibazo sibyo gusa nyine iyo gift urahuma kujyanye igwe urahuma ntabwo nayigwe udahumye serious uri serious Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. What is this? Is a flower big. Ibintu by'ubwenge ngo ni impano se mani kumana impano yawe tu uyu ni umunsi wacu bebe umunsi wacu nose ibintu bebe rega gukora bizi ndagukunda ibintu byiri kwita imana rega ibi sibyo byonyine ndabishira mu gifu ibi ndabireberaho filme sombwe ko ndabigiraho kuri TikTok fata ibintu bya imana abandi bakubwa bari kuba iPhone Google Pixel amasaha ahenze nawe uraje ngo ibifranete rega ndagukunda nagukubona ko ibi ngibi ari byo mfite gusa ufite iki se ugaragaje ibyo ufite hajya ngo ni urukundo niko byita nanga imbwa nkanga zikanga zikankurikira mani ni ibiki ubundi si ubundi ni wowe tusanzwe tuziranye ni wowe cyangwa baminduriye nikize ko bimeze uko niho wabigura ntabwo nenzi ko wabigura ibintu bwawe sose gift ntabwo ari ibi byatsi mani gift batanga amafaranga bagaragaza ese nkako kureba wabona niyo se ubundi iyo myenda ntabwo uba wayibye mani okay niba mba nayibye sari zitayanduye wankunda garya ndagukunda okay ibyo ngibyo urwo rukundo waruhereza abana bo mu cyaro hano ntabwo turi mu cyaro ibyo bintu by'indabo nako Our hearts beat to the city streets.
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. haguruka aho ngaho mba n'undi munsi uzareba abantu uyobera haka komeza ukira wabaye utize ntabwo meze neza mwana wajya ufite agahinda se wabaye iki watubwira icyo wabaye sha wanyoheje mwana ntabwo wabuze byose biraba atari byawe ntitwavuganye ariko uzi ibintu umukobwa nkoreye sha cyaza abakobwa n'abagome mwana Ariko ni narabikubwiye boss. ku munsi w'abakundanye haka ni narabikubwiye gute ufata umukobwa ukamujyanira ibyatsi nibyo bintu ibyatsi ni iyo gift waha umukobwa especially ku munsi wa Saint Valentin. okay narebe nyine ndumva ugiye kumfatanya n'agahinda mfite none se yagutwaye iki nimba mutabibonye nanabona ibyo bisobanura ntabwo yagukundaga niba wazimuhaye ukabona ntabwo azishaka ariko nawe umuntu ugukunda ubumureba atongera inama nziza uzi uburyo ibaze bya bintu nkoreye turi mu gukunda nibaze ari umuntu tuzabana nakubwiye ibanga mva nyine oya tubyiyorere dutahe uhombye arabyimenya gusabye abanga ryari ryo mana nyine umuntu utagukunda umugomba kumubona hakiri kare izi ni ingaruka z'umunsi wa Saint Valentin kuko ntabwo ibera bose nziza ndabibonye gusa byo reka dutahe muze twitahe Saint Valentin abakunzi ba Pirata bizingaga abantu